Insigamugani agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bitimbiye umugambi urimo ingorane. Nibwo bagira bati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Wakomotse kuri Nyirarunyonga, igishegabo cy'umusingakazi cyari gituye ku rugarika rwa Kigese na Mibirizi mu Rukoma, Gitarama. Rimwe abahigi babyukije imbogo i Kigese. Mu nkuka ya Nyabarongo izamuka uwo musozi irawurenga ifata Mibirizi, abahigi bayamagirira batabaza abahinzi n'abashumba bo muri ako kagari. Irenga Mibirizi ifata Rugarika, abahigi bayihomereye. Abanyarugarika bayibonye bavuza induru, bahururana amacumu n'imiheto barayigerekana. Bayirukana Rugarika yose irayirenga isingira amagwa. N'abaho bayitanga imbere, imanuka igana mu Kadasaya ka Ngoma. Ubwo abagore n'abana bari bavuye mu mago bajya ahagaragara bagira ngo bayirebe, kuko abenshi bari batarayibona. Abo bagore na Nyirarunyonga akababamo. Nuko abagore batangiye gutangarira ukuntu imboga ari igikoko giteye ubwoba kandi gifite imbaraga. Nyirarunyonga arababwira ati muratangazwa nuko iriya mboga ingana n'uburyo iteye ubwoba? Bati none se uruzi ko idateye ubwoba koko? Uretse ko bariya bagabo bayirukankana ari abasazi, ubundi kiriya kintu cyakwicwa n'iki? Nyirarunyonga arabaseka ati abagore muri abapfu, aho gutangara ahubwo nimujye kwanika amasaka musye imitsima muze kubona icyo murisha inyama. Uko nabibonye barayica nta shiti. Abandi bagore bati ahubwo dufite ubwoba ko itwicira abagabo ikabatsemba. None wowe uti nimusye mubone icyo murisha inyama zayo? Nyirarunyonga ati yewe noneho mubana n'abagabo mutabazi, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Barayica nta shiti, mba nambuye abakuru b'i Rwanda. Ndarahiye ngaho namwe nimurahire maze dutege. Mu gihe bakiri muri izo mpaka bumva amahembe aravuze abikira ishyamba ko inyamaswa imaze kugwa. Mu mugenzo wa gihigi iyo bagushije inyamaswa nini bagitangira umuhigo bavuza amahembe akanya gato bakabyita kubikira ishyamba. Ngo ni ukubika iyo nyamaswa bishe kugira ngo ishyamba ryayibyaye ribimenye. Ubwo bajyaga impaka Nyirarunyonga bemeza ko nta kinanira abagabo, abandi nabo bafite impungenge z'uko abagabo babo batari bugaruke bose kubera icyo gisimba giteye ubwoba. Bumvise ihembe ribika iyo mbogo rivuze, Nyirarunyonga ati iryo hembe ntimuzi icyaryo? Abandi bati twakimenye, wavuze ukuri. Bava ku mpaka. Naho uko induru yavugaga abantu bagahurura iyo mbogo, abayibonye bayihishaga itarabarabukwa bakajya mu bico, yabatungukaho bakayivutagura imyambi, yafata ku wundi musozi bakayigenza batyo. Imaze kugera hagati ya Kiboga na Ngoma ho ku Mayaga iraremba. Irindira mu gihuru bayicira amasoko barayihuhura. Barabaga baragabana inyama. Ariko muri icyo gihe cyo hambere nta wabanzwe washoboraga kurya imbogo, kuko ngo ariyo yishe Ryangombe. Ubwo rero abaryaga inyama zayo ni abari batarabandwa bitwaga inzigo. Nuko bitinze abahigi n'abari bayikurikiye barahinguka n'ibinyama byinshi buri muntu yikoreye, kuko n'uwaziraga kuzirya yazizaniraga imbwa n'abana. Abagabo batekerereza abagore ubugeni bakoresheje kugira ngo bashobore kuyica. Abagore nabo
baterurira abagabo babo uko Nyirarunyonga yahamije ko bari buyice, ababwira ngo nibasye kuko agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Iryo jambo rero rya Nyirarunyonga ryamamara ubwo, riba umugani wemeza ko abagabo bahawe uruhare n'ubushobozi bukomeye mbere y'abagore, ko icyo bitimbiye bashirwa bagishyikiriye. Iyo ikaba ariyo nkomoko y'insigamugani agakurikiwe n'abagabo